Reka tubahe ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, aho tugiye kurebera ibyiza ndetse n'akamaro kagera kuri 12 ko kurya imboga za epinari. Burya imboga za epinari ni nziza cyane kandi zirimo intungamubiri nyinshi, zirimo amavitamini n'imyunyungugu bigaburira umubiri wacu bigatuma tugira ubuzima bwiza. Burya imboga za epinari ni nziza ku mugore utwite ndetse no ku bana bato, yewe ariko no ku muntu ugeze mu myaka mikuru cyangwa se umuntu ukuze, burya izi mboga nawe ni nziza kandi zatuma agira ubuzima bwiza. Imboga za epinari burya zongera amaraso kubera ubutare bwa feri tuzisangamo, zituma umutima ukora neza kandi zigatuma tugira uruhu rwiza. Niyo mpamvu rero muri kino kiganiro twagize ngo dusesengure tunasasanure neza ibyiza byo kurya imboga za epinari. Mbere yuko tuvuga ku byiza ndetse n'akamaro ko kurya imboga za epinari, reka turebere hamwe zimwe mu ntungamubiri z'ingenzi dusanga mu mboga za epinari. Burya mu mboga za epinari dusangamo vitamini A, ikaba ari vitamini y'ingenzi cyane ituma tugira ubuzima bwiza bw'amaso, igatuma tubona neza kandi ikongera ubudahangarwa bw'umubiri, ndetse burya vitamini A inatuma tugira uruhu rwiza. Mu mboga za epinari kandi dusangamo vitamini C, nayo ikaba ari vitamini ituma tugira uruhu rwiza, ikongera abasirikare b'umubiri kandi ikanatuma umubiri wacu ukora collagen. Intungamubiri ya gatatu dusanga mu mboga za epinari ni vitamini K, nayo ikaba ari vitamini y'ingenzi cyane mu gutuma amaraso avura mu gihe wakomeretse ndetse no mu gukomeza amagufwa. Burya mu mboga za epinari dusangamo vitamini K nyinshi mu buryo bushoboka. Nanone hari indi ntungamubiri dusanga mu mboga za epinari yitwa vitamini B9, initwa folate. Ni vitamini y'ingenzi cyane ituma uturemangingo sano dukorwa, ndavuga DNA, igatuma uturemangingo tw'umubiri dukura, ndavuga amaserire, nanone igatuma intete zitukura z'amaraso zikorwa, ndavuga red blood cells. Ndetse burya folate ni na nziza ku mugore utwite kuko ituma ubwonko bw'umwana uri mu nda bubasha kuremwa ndetse no gukura. Muri epinari kandi dusangamo ubutare bwa fer cyangwa se iron, bukaba ari ubutare bukoreshwa n'umubiri mu gukora intete zitukura z'amaraso zizwi nka red blood cells, kandi ikaba inarwanya uburwayi bwa anemi cyangwa se uburwayi bw'amaraso make. Nanone muri epinari dusangamo magnesium. Magnesium ikaba ari umunyungugu w'ingenzi cyane utuma imikaya ikora neza ndetse n'imyakura yumva igakora. Ndetse burya magnesium inatuma tugira amagufwa akomeye. Mu mboga za epinari kandi dusangamo potassium. Potassium nawo ni umunyungugu w'ingenzi cyane utuma umutima wacu ukora neza ndetse ugatuma n'imikaya ikora neza. Mu mboga za epinari kandi dusangamo vitamini zitandukanye tutabashije kukubwira, ariko dusangamo n'ibyitwa fibre. Fibre nayo ituma igogora iryo twariye rikorwa neza kandi ikarwanya ikanavura indwara bita constipation, ikaba ari indwara y'impatwe ituma umuntu yituma nabi. Muri epinari kandi usangamo ibinyabutabire harimo nk'ibyitwa proteine n'ibyitwa zeaxanthine, bikaba ari ibinyabutabire birinda amaso yacu bigatuma tubona neza. Muri rusange hari intungamubiri nyinshi dusanga mu mboga za epinari, ariko iz'ingenzi nizo tukubwiye kandi zibonekamo ku bwinshi. Tudatinze rero reka turebere hamwe ibyo byiza ndetse n'akamaro ko kurya imboga za epinari ku mubiri wa muntu. Muri rusange burya hari ibyiza byinshi byo kurya imboga za epinari, ndetse burya akamaro ko kurya imboga za epinari ku mubiri wa muntu ukabaze karenga 50, ariko twasemo kukubwira kamwe muri ako kamaro kagera kuri 12. Akamaro kaza ku mwanya wa mbere ko kurya imboga za epinari ni uko burya zizamura zikanongera ubudahangarwa bw'umubiri. Burya imboga za epinari dusangamo vitamini C ku bwinshi, ikaba ari vitamini bigaragazwa n'abahanga ndetse n'ubushakashatsi kwizamura ikanongera abasirikare b'umubiri mu bijyanye no guhangana n'uburwayi cyangwa se n'ama-infection atandukanye duhura nayo. Burya vitamini C ituma hakorwa abasirikare b'umubiri bazwi nka white blood cells, n'abasirikare b'umubiri bafasha umubiri kuwurwanaho ndetse no guhangana n'uburwayi n'udukoko dushobora kudutera uburwayi duhura nabwo. Ndetse byiyongera kuri ibyo, burya mu mboga za epinari nanone dusangamo ibinyabutabire bishobora kurwanya ndetse no kunetraliza ibishobora gutera uburwayi mu mubiri wacu, harimo n'indwara z'amakanseri. Kurya imboga za epinari rero mu buryo buhoraho burya bituma ugira ubwirinzi bw'umubiri
mu bijyanye no guhangana n'uburwayi bufite ingufu ku buryo udapfa kuzahazwa n'uburwayi bwa hato na hato cyangwa se ngo upfe kurwaragurika. Folate nanone twavuze ko dusanga mu mboga za epinari nayo izamura ubudahangarwa bw'umubiri, igatuma abasirikare b'umubiri bakurwa ku bwinshi, ndetse nanone igatuma tutarwaragurika. Muri make, kurya imboga za epinari bikurinda kurwaragurika cyangwa se kuzahazwa n'uburwayi bwa hato na hato, ndetse ubushakashatsi bugaragaza ko kurya imboga za epinari bishobora no kukurinda indwara zitwa autoimmune cyangwa se indwara zishobora guterwa no kuba umubiri ubwawo ari wo wirwanya. Akamaro kaza ku mwanya wa kabiri ko kurya imboga za epinari ni uko burya zituma tugira amaso abona neza kandi zikarinda n'uburwayi bw'amaso dushobora guhura nabwo. Mu mboga za epinari dusangamo ibinyabutabire bibiri, harimo ibyitwa luteine n'ibyitwa zeaxanthine. Bikaba ari ibinyabutabire birinda agace ko mu maso kitwa retina cyangwa se retine kuba kakwangirika cyangwa se kuba karwara. Kuri ibyo rero bigatuma imboga za epinari ziha amaso ubushobozi bwo guhangana n'imirasire ikomoka ku izuba ishobora kwangiza amaso bitewe nyine no kuba wabaye exposed kuri yo. Luteine na zeaxanthine nanone biha ubushobozi amaso yo guhangana n'urumuri rw'ubururu, cyane cyane n'urumuri rukomoka ku bikoresho by'ikoranabuhanga dukoresha harimo nk'amatelefone, computer ndetse n'ibindi. Icyongera kuri ibyo burya mu mboga za epinari dusangamo vitamine A iri mu bwoko bw'ibyitwa carotenoid, ariko ni vitamine A y'ingenzi cyane ituma amaso abona neza, ndetse ikarinda amaso k'imbere mu jisho, mu gace k'imbere mu jisho kazwi nka cornea cyangwa se cornea. Kakaba ari agace kari inyuma ku jisho gatuma tubasha kubona neza, cyane cyane no mu gihe hari urumuri ruke nko mu ijoro. Kurya imboga za epinari bituma tubona neza, bikarinda amaso yacu, ndetse bikagabanya ibyago byo kuba twarwara indwara z'amaso harimo nk'indwara ya cataract cyangwa se indwara ya age-related macular degeneration. Akamaro kagaza ku mwanya wa gatatu ko kurya imboga za epinari ni uko burya zituma tugira amagufwa akomeye. Ibyo biterwa ahanini na vitamine K dusanga mu mboga za epinari. Iyi vitamine K ikora ibyitwa bone mineralization. Ahangaha bivuze ko iyi vitamine ituma umubiri wacu ukurura cyangwa se amagufwa yacu abasha kwiyuzuza neza, akagira intungamubiri ndetse n'imyunyungugu ibasha kuyuzuzana ku buryo akomera. Burya nanone vitamine K inatuma umubiri wacu ubasha gukamura neza mu byo twariye calcium. Calcium nayo murabizi ko ari umunyungugu w'ingenzi cyane utuma igufwa ryacu ribyibuha kandi rikabasha gukomera. Muri make, calcium itera ibyitwa bone density cyangwa se density y'igufwa ikiyongera. Ibyo bigatuma rero igufwa ryawe ridapfa kuvunika mu buryo bworoshye, cyangwa se bikanagabanya nanone ibyago byo kuba wakwibasirwa n'indwara itera kumungo kw'amagufwa izwi nka osteoporosis. Icyongera kuri ibyo, burya vitamine K dusanga mu mboga za epinari inatuma tubasha kubonamo magnesium, ndetse nanone burya imboga za epinari dusangamo magnesium, calcium ndetse na potassium. Nayo ikaba ari imyunyungugu y'ingenzi ituma tugira amagufwa akomeye, ndetse imyunyungugu iyo yahurijwe hamwe bituma tugira amagufwa akomeye kandi atapfa kuvunika mu buryo bworoshye. Ndetse burya no ku bantu bageze mu zabukuru n'abagore bari mu gihe cya menopause, ni ngombwa ko barya imboga za epinari. Ituma bagira amagufwa akomeye ku buryo batapfa kuvunika mu buryo bworoshye. Hari ibyitwa pathological fracture, aho umuntu ashobora kuvunika atavunitswe kubera impanuka, ahubwo ari uburwayi. Kurya imboga za epinari rero birinda ibyo bibazo. Akamaro kaza ku mwanya wa kane ko kurya imboga za epinari ni uko burya ziturinda, zigatuma amara yacu akora neza, kandi zigatuma igogora ry'ibyo twariye rikorwa neza. Muri make, zigabanya ibyago byo kuba amara yacu yarwara, kandi zikanatuma igogorwa ry'ibyo twariye rikorwa neza. Burya mu mboga za epinari dusangamo fibre. Fibre rero igatuma amara yacu akora neza, ndetse n'igogora rigakorwa neza. Ndetse burya fibre inasukura amara ku buryo hari uburwayi dushobora guhura nabwo ufata mu mara cyangwa se mu mubiri bitewe n'imyanda, ariko kurya imboga za epinari bikaba byakurinda ubwo burwayi. Burya imboga za epinari zishobora kuvura indwara ya constipation, ikaba ari indwara y'impatwe, aho umuntu yituma bimugoye cyangwa se akituma mu buryo bimugoye ku buryo ashobora kugira n'ibibazo bitandukanye.
Burya imboga z'epinari nanone zigabanya ibyago byo kuba twarwara indwara zifata mu mara, harimo nk'indwara yitwa IBS cyangwa se Irritable Bowel Syndrome ndetse n'indwara zizwi nka diverticulosis. Kurya imboga z'epinari rero bitewe n'intungamubiri ndetse n'amazi menshi tuzisangamo bituma dutandukana n'ubwo burwayi, ndetse na fibre burya nayo dusanga mu mboga z'epinari yatuma dutandukana n'ubwo burwayi. Akamaro kaza ku mwanya wa 5 ko kurya imboga z'epinari ni uko burya yagufasha mu kubungabunga ndetse no kugumisha ibiro byawe mu kigero cyiza. Burya imboga z'epinari ntabwo tuzisangamo kalori nyinshi, muri make gira kalori nke, ahubwo tugasangamo fibre nyinshi. Ibyo bituma umuntu waziriye amara umwanya munini ahaze cyangwa se yumva nta bindi biryo ashaka kurya, kandi bikanamurinda kuba yarya cyangwa se yaryagagura utuntu dutandukanye dushobora gutuma abyibuha no kwinjiza kalori nyinshi. Muri make burya imboga z'epinari nanone dusangamo amazi menshi, ibyo bigatuma ziba imboga nziza ku muntu wifuza kunanuka cyangwa se umuntu wifuza kubungabunga ibiro bye bikaguma ku murongo. Burya nk'abagore bakimara kubyara bakirira imboga z'epinari ku bwinshi, ntabwo bagira mu nda hanini cyangwa se kureba babyibuha, usanga bitababaho ahubwo bagira taye nziza. Kuzana mu nda hanini ntibabigire, kandi bakagumisha ibiro byabo mu kigero cyiza bifuza. Akamaro kaza ku mwanya wa 6 ko kurya imboga z'epinari ni uko burya zifasha mu gushyira ku murongo umuvuduko wawe w'amaraso, muri make zikakurinda ko wagira ibibazo bya hypertension. Imboga z'epinari burya tusangamo potassium. Potassium ukaba ari umunyungugu w'ingenzi ugabanya undi munyungugu witwa sodium mu mubiri. Ibyo rero bigira ingaruka nziza mu gushyira ku murongo umuvuduko wawe w'amaraso ukajya mu kigero cyiza, ku buryo utarwara indwara nka hypertension. Potassium nanone ituma imitsi itwara amaraso yaguka, bityo amaraso agatembera neza akagera ku mutima ahagije. Ibyo bigatuma rero umutima wawe ukora neza, kandi bikagabanya ibyago byo ku mutima wawe warwara. Muri make kurya imboga za epinari ni byiza, bizatera imikorere myiza y'umutima, bituma amaraso atembera neza, kandi bishyire ku murongo umuvuduko wawe w'amaraso, ku buryo utibasirwa n'indwara y'umuvuduko w'amaraso ukabije. Kandi nanone bituma umutima utera neza, bikaba bishobora kuvura uburwayi bwa aritimi. Akamaro kaza ku mwanya wa 7 ko kurya imboga za epinari ni uko burya zituma tugira uruhu rwiza. Burya niba wifuza kugira uruhu rwiza, uzirira imboga za epinari. Muri epinari dusangamo vitamine A ndetse na vitamine C, zikaba ari vitamine zituma tugira uruhu rwiza. Burya by'umwihariko nka vitamine A ituma uruhu rwacu rusa neza, rukoroha, kandi nturupfe kurwara cyangwa se gukomereka. Naho vitamine C yo ituma uruhu rwacu rukora collagen. Collagen ni ubwoko bwa proteine iboneka mu ruhu, ituma tugira uruhu rukweduka, rukeye, kandi runoze, rufite n'amazi ahagije. Nanone burya collagen ituma uruhu rwacu rutagira iminkanyari. Muri make no ku muntu usanzwe ufite uruhu rufite iminkanyari, kurya imboga z'epinari bituma yongera kugira uruhu rwiza, ya minkanyari ikagabanuka. Icyongera kuri ibyo, burya hari ibinyabutabire dusanga mu mboga z'epinari biha uruhu rwacu ubushobozi bwo guhangana n'imirasire y'izuba, ndetse bikagabanya no kuba ibyago byo kuba uruhu rwacu rwakwibasirwa n'indwara ya kanseri ifata uruhu biturutse ku kwangizwa n'izuba. Akamaro kaza ku mwanya wa 8 ko kurya imboga z'epinari ni uko burya zituma umutima wacu ukora neza, kandi zikagabanya ibyago byo kuba warwara indwara z'umutima. Burya imboga z'epinari twavuze ko zishyira ku murongo umuvuduko wawe w'amaraso ntube mwinshi, nanone zituma umutima wacu ukora neza. Ibyo ahanini biterwa n'ibinyabutabire dusanga mu mboga z'epinari, harimo nk'ibyitwa flavonoide bigabanya ibibazo bya inflammation mu mubiri. Ibyongera kuri ibyo nanone, burya imboga z'epinari zituma hari ibinure bibi byo mu bwoko bwa cholesterol bishobora kuzibiranya umutima, ndetse no kuziba imitsi itwara amaraso, ku buryo umutima wawe utabona amaraso ahagije bigabanuka. Muri make izo mboga zirukana ibyo binure mu mubiri, bigatuma bigabanuka, bityo umutima wacu ugakora neza, kandi ikagabanya ibyago byo kuba twarwara indwara z'umutima. Burya na fibre dusanga mu mboga z'epinari niyo burya igabanya bya binure bibi byo mu bwoko bwa cholesterol bishobora kuzibiranya umutima n'imitsi itwara amaraso. Nanone burya fibre inatuma muri rusange hari imyanda cyangwa se uburozi bushobora kwangiza umutima buva mu mubiri cyangwa se bugasohorwa binyuze mu musarane cyangwa se mu nkari. Akamaro kaza ku mwanya wa 9 ko kurya imboga z'epinari ni uko burya zituma ubwonko bwacu bukora neza.
Burya mu mboga za epinari dusangamo vitamine K, tugasanga ibyitwa folate ndetse n'ibindi binyabutabire bituma ubwonko bwacu bukora neza, bigatuma uturemangingo tw'ubwonko dukora neza kandi bikagabanya ibyago byo kuba twakwibasirwa n'indwara zatewe no ku bwonko bwacu hari uturemangingo twabwo twangiritse. Muri make kurya imboga za epinari bituma ugira ubwonko bukora neza kandi bwibuka, bikagabanya ibyago byo ku bwonko bwawe bwakwibasirwa n'uburwayi butandukanye harimo nk'indwara za Alzheimer cyangwa se indwara ya Parkinson. Hari vitamine yitwa folate cyangwa se vitamine B9, ni vitamine y'ingenzi cyane ituma ubwonko bwacu bukora neza kandi igatuma ubwonko bwacu bubasha gufata no kwibuka ibyo bwabonye. Burya na vitamine C ndetse na beta carotene dusanga mu mboga za epinari nazo zigira ingaruka nziza ku mikorere y'ubwonko. Akamaro kaza ku mwanya wa 10 ko kurya imboga za epinari nuko burya ziturinda indwara ya anemi. Anemi ni uburwayi bw'amaraso make. Kurya imboga za epinari rero bitewe n'ubutare bwa fer cyangwa se iron dusanga mu mboga za epinari bituma rero ziba nziza mu kukurinda buno burwayi. Burya ubutare bwa fer butuma amaraso akorwa ari menshi ndetse umubiri wacu ukagira amaraso ahagije, aho ubutare bukoreshwa n'umubiri mu gukora intete zitukura z'amaraso ndetse no gukora hemoglobine, bikaba ari igice cy'amaraso gitwara umwuka mwiza oxygen. Muri make kurya imboga za epinari bizakurinda ko wagira uburwayi bwa anemi ndetse burya nanone bikurinde ko wagira ibibazo by'amaraso make mu mubiri wawe. Akamaro kaza ku mwanya wa 11 ko kurya imboga za epinari nuko burya zisukura umubiri. Burya imboga za epinari ni zimwe mu mboga zisukura umubiri zikabasha gukuramo imyanda ndetse n'uburozi bushobora kudutera uburwayi. Burya imboga za epinari dusangamo chlorophylle. Chlorophylle ni ubwoko bwa pigima dusanga mu mboga za epinari ari nabwo butuma zigira ibara risa n'icyatsi cyangwa se green color. Burya imboga za epinari rero zisohora uburozi cyangwa se toxins ashobora kwangiza umubiri wacu, ndetse n'imboga nanone zunganira umwijima wacu mu gusukura no gusohora imyanda mu mubiri wacu, zikanaterariza ibinyabutabire bishobora gutera uburwayi mu mubiri. Muri make imboga za epinari zishyirwa mu mboga zishobora gusukura umubiri wacu ndetse no kunganira umwijima ndetse n'impyiko no kubitera imikorere myiza. Akamaro ka 12 ko kurya imboga za epinari nuko burya zituma imikaya yacu ikora neza ndetse zikanarinda ibibazo byinshi bitandukanye bifata mu mikaya bikadutera ibibazo. Burya imboga za epinari ni nziza cyane ku mikorere y'imikaya. Ibyo bigaterwa ahanini na magnesium dusanga mu mboga za epinari. Burya magnesium ituma imikaya yacu ibasha kwikontracta ndetse no kurelaxa. Ibyo bikaba ari ingenzi cyane ku mikorere y'imikaya. Ndetse burya kurya imboga za epinari nanone bigabanya ikigero cyo gufatwa n'imbwa, cyane nk'abantu bakunda gufatwa n'imbwa. Burya kurya imboga za epinari bigenda bigabanya ibyo bibazo. Imboga za epinari nanone zituma imyakura yumva ibasha kohereza amakuru neza, amasinyari y'amakuru ku bwonko, bityo ugasanga biteye imikorere myiza y'umubiri ndetse n'imikaya muri rusange. Burya imboga za epinari kuzirya ku bantu b'abatlete cyangwa se abantu bakora siporo zivunanye burya ni byiza, bituma imikaya yabo ibasha kugira icyitwa endurance, kuba imikaya yabo yabasha gukora igihe kirekire batananiwe, ndetse nanone biporomotinga recovery, kuba ya mikaya yabo yakira nko mu gihe bakoze siporo zivunanye. Muri make imboga za epinari ni imboga nziza cyane ndetse burya zinitwa superfood cyangwa se ibiribwa biri super, aho rero zigira akamaro gatandukanye ku mubiri wacu ndetse zikaba ari ingenzi cyane mu gutuma tugira ubuzima bwiza. Kandi izi mboga za epinari burya zibamo intungamubiri zitandukanye zirimo amavitamini, imyunyungugu ndetse n'ibindi binyabutabire bibasha kugaburira umubiri wacu bigatuma tugira ubuzima bwiza. Imboga za epinari rero ni nziza. Ubutaha ujya mu isoko kugura imboga ukazibona ntuzazirenza amaso, kuko burya ziruta imboga nyinshi cyane ushobora guhura nazo ndetse ushobora no kubona mu masoko atandukanye. Aribwo bwa mbere ugeze kuri channel wakora subscribe. Nanone ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi wabyandika hagenewe kujya comment.